uri hagati ya Chita na Emirene ukabura telefone yawe umuntu wasaka bwa mbere atize ko ari wowe waba ukwiye muri ndahabi ari kibazo ushobora kumuvuga ukavuga Chita akazagira igihe mukazahura akazavugira mu migani Chita yego ariko nta strike yego wabyumvise akabyara gukoze nta strike ariko muri ndahabirene we nta mikino agira yatumye cyane musisi ndamubabarira oya we tubwirutse n'abanenge kumujyayo ni yingiye niyo kwemera ibyaha gasaba imbabazi ndabyanze ndakwanza rushaka nawe unyange ahuhutu ese pastor uri kumwe Chita usinze gute ese Chita ntumuzi kari umugambane hari tugombe tujye kumusora kuwa gatandatu banza wumve se banza wumve ntabwo ari ugupfa kujya gusura abana yewe ntabwo njya gusura vigitwari ntabwo tuzanye nawe ntabwo ari mama wacu jihadi Gasuku na jihadi bigeze baba kuri live jihadi abwira Gasuku ngo wajya ureka gutukuriya mubyeyi kari umubyeyi nk'abandi babyeyi bose ariko twe tugiye gusura jihadi tugiye gusura ingabire anafungiwe muri gereza zimwe na vigitwari nk'umubyeyi wiwe Skurizes Pastor ubaye iki wagegera munsi y'uwo umusaza upfuye ngaba ameze nk'inzu y'ibitabo ihiye ariko mbona wo gupfa kwawe bizaba bimeze nko gufata inkunguru iri mu busa ukayitwika. Ndagira ngo dushimire polisi y'u Rwanda by'umwihariko uyu munsi wa none hari igikorwa kibayeho kitigeze kibaho ubushize twari twavuze tuti ni gute umuntu yagonga polisi umupolisi agapfa hanyuma akaza rwihishwa ntibamuduhe ngo tumufotore tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite ariko kandi uyu musore digitoxique nyuma yaho akaza mu buryo bw'ibanga mu rukiko uyu munsi wa none rero twamufotoye twamubonye abakameramani abanyamakuru bafotoye digitoxique yafotowe ubu muraza kumubona mugiye kubona yuruka imodoka ya Rwanda Investigation Bureau uri igisebo ku muryango uri igisebo ku gihugu uri igisebo nongere ngo mbisubiremo ngo uri igisebo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanje ubwanjye nzumirwa ndume koko. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV ndabasuhuje aho muherereye mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza kandi mbifuriza ibihe byiza mbifuriza umunsi mwiza by'umwihariko mwese mukomeje gukora subscribe namwe muzirikana gusharinga ibiganiro bya YouTube channel yanyu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagure mu byo mukora byose ndetse no mu byo mugambirira gukora byose. Ni Mr. Kwizera nk'ibisanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugira ibyo tuganiraho bitari buze kuba birebire cyane bitari buze gufata igihe kinini ariko nanone bitari buze kuba bike. Yes, ngira ngo benshi mu badukurikiranye mwabonye ikiganiro uwitwa Radio cyangwa se Papa Gisebo yakoranye na kamarade ndetse n'undi muvandimwe n'abandi bavandimwe bari kumwe muri icyo kiganiro. Gusa ni ikiganiro ngiye nakurikiranye ndeba imyitwarire y'uyu mugabo ndavuga Radio cyangwa se Papa Gisebo. Ndibaza se ubundi uyu mugabo imyaka afite naho ari kwerekeza arahazi. Reka nongere ncire Radio umugani waciwe n'abanyarwanda singe ugiye kuwuca ahubwo n'abanyarwanda bawuciye. Umugani uvuga ngo
umugabo mbwa nongere mbisubiremo ngo umugabo mbwa aseka imbohe, umugabo mbwa aseka imbohe, kandi utazi yava biragoranye ko yamenya iyo ari kujya. Sinzi niba munyumvise. Muri kiganiro tugiye kuganira, ndavugiramo amagambo kandi nibinashoboka muze kuyakata muyamwoherereza. Kubera iki gisaza maze kubona niba ari ubugoryi, niba ari ukumuroga, niba ari depression bafite, niba ari buriya bucita bamuteretse, nduzi ko ari ticabari baguteretse biguhindura nk'umusazi. Man, nge maze kubona ko wowe ubwawe uri igisebo ku muryango, uri igisebo ku gihugu, uri igisebo, nongere ngo mbisubiremo ngo uri igisebo. Reka nge nankubwira amagambo ahangaha akomeye. Jihadi ibi ngibi nimushake mu bikate muzabimuhereze, ndavuga Sebi Radio. Jihadi yari umugabo udateze no kuzagera ku rwego yarariho. Ibyo wakora byose, Jihadi yabaye umugabo udateze no kuzagera ku rwego yahozeho cyangwa yarariho. Kandi ibyo wakora byose ntabwo uteze kuzigera ugira umugisha nk'uwo Jihadi yari afite cyangwa se yigeze kugira. Nje nabonye ikintu kidasanzwe muri wowe, nabonye ishusho y'ubugome. Bosco amaze iminsi abivuga, ntitubyiteho, ariko nahise mbona icyo Bosco Empire amaze iminsi avuga kuri iki gisaza. Man, uri umugome kuri rwa rwego runarenze. Igitangaje wowe nta nubwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni showbiz. Wowe ubikora bikurimo, biri no mu maraso yawe. Man, uru rusaza kuva ku nshuro ya mbere Jihadi afungwa, rwakomeje kumvikanisha ngo buryo ki ngo Jihadi ngo asanze ngo nyina Ingabire Victoire ngo muri gereza. Rukomeza kubyumvikanisha. Nje nkibaza ubundi iki gisaza kigishaka iki, kigamije iki? Ibintu byose buri gihe Jihadi na Ingabire Victoire urabahuza, ushaka kugera kuki? Niki ushaka kugeraho? Muri dosiye Jihadi afungiwe, ntabwo afunzwe bivuga ngo afunzwe kuko yarahuje cyangwa se yakoranaga na Ingabire Victoire bafite ibyo bafatanya. Ariko buruko ukoze ikiganiro urashaka buryo kushiramo iryo jambo ngo Jihadi ngo yaragiye ngo yagiye gusura ngo nyina wabo. Claude, ngendagira ngo nkubwire aya magambo. Igihe umuntu akoresheje nabi, iteka arakicuza. Kandi dore none mbikubwira kugira ngo ubyumve, nge nguhaye amezi atatu yonyine, nguhaye amezi 3. Ibintu uri gukora uyu munsi, ibiganiro uri gukora uyu munsi, ibyo uri gukora byose uyu munsi, muri ayo mezi 3 uzaba uri kubyicuza. Ndavuga wowe papa Gisebo, ndagira ngo abankurikiranye mubanze mwumve aya magambo, mubanze mwumve ibyo cyavuze kuri Jihadi. Ubwo bagenzi bacu bari bavuze ngo bazajye kumusura mageragere, ngo nicyajya ngo cyabwiye gusura ngo Ingabire Victoire. Nkibaza aho Ingabire Victoire afungiye, nta bandi bantu bafungiye, nta bandi bantu bajya gusura imiryango yabo. Abahafungiye se bose bahuje nawe, cyangwa abahafungiye bose bakorana nawe? Fata ku mavuta kahafungiwe, nta bajya kumusurayo.
ariko wa mugani hari akantu ejo numvaga mu biganiro bya Scovia aravuga ngo igihe kirageze kugira ngo abantu bakora ibiganiro bibwira ngo bari gutwika bagiye baryozwa ibyo bakoze. We urafata umuntu ukamugeranya n'umuntu cyangwa se ukamuhuza n'umuntu ukamuhindura umwe nawe nta hantu bahuriye, kuko nyine urabivuga nta muntu ura gukurikirana ikintu cya mbere, urabivuga nyine ukomeze widegembye ukomeze wisanzure. Ariko bajyaga baca umugani ngo umusaza upfuye ngo abameze nk'inzu y'ibitabo ihiye, ariko mba mbona wowe gupfa kwawe bizaba bimeze nko gufata inkunguru irimo ubusa ukayitwika. Niko njye mba mbibona. Umusaza upfuye ameze nk'inzu y'ibitabo ihiye, ariko urupfu rw'iki gisaza ruzaba rumeze nko gufata inkunguru irimo ubusa ukayitwika, kuko nta mateka nta n'ikinyamateka uzaba usize ku gasozi, ahubwo uzahasiga igisebo n'igitutsi. Ariko birababaza papa, ibaze umuntu w'umusaza wagira abakwe n'abakazana kubona witwara kuriya mu biganiro, wicaranye n'abana navuga ngo ubyaye bamwe muri bo wababyara, ariko ukicara ugakora ibintu by'ubugoryi nkabiri by'ubupumbafu nkabiriye. Warangiza none ukumva ko ukeneye guhabwa respect, ukeneye kubahwa. Ninde uzakubaha mugiye wowe ubwawe utazi kwiyuba? Mubanze mwumva ayo magambo. Ndagira ngo mwumva amagambo yatangaje kuri jihadi, ndahita mbashiramo noneho n'ikiganiro ejo yakoze ubwo yaragiye mu rubanza rwa DJ Talks, ahantu yakotoye cyakoze warasebye kabisa. Uri papa bisebo, uri papa gisebo kabisa. Nibirange nahise nge niryo zina nakwise, niryo zina ngiye kugenda guhamagara. Nindavuga papa bisebo mujye muramenya kari aka Pastor Claude. Mubanze mwumva ayo magambo. Uri hagati ya Chita na M.money ukabura telefone yawe, umuntu wasaka bwa mbere ateze ko ari wowe wabukwimye muri ndahabi. Hari ikibazo ushobora kumuvuga ukavuga Chita akazagira igihe Mukazahura akazavugira mu migani Chita yego, ariko nta strike. Yego. Ya. Wabyumvise? Akabyara gukoze Nta strike. Ariko muri ndahabirene we Nta mikino agira. yatumye niwe musisi ndamubabarira. Oya we tubwira uti nabana njye kumujyana rero niyi ngiyi niyo kwemera ibyaha agasaba imbabazi. Ndabyanze ndakwaza nushaka nawe unyange ahuhutu. Ese pastor uri kumwa Chita usinze gute? Ese Chita ntumuzi kari umugambane. Hari Ugombe tujye kumusora kuwa gatandatu. Banza wumve se. Banza wumve. Ntabwo ari ugupfa kujya gusura bana. Yewe ntabwo njya gusura Vigitwari ntabwo tuzanye nawe, ntabwo ari mama wacu. Jihadi Gasuku na Jihadi bigeze baba kuri live. Jihadi abwira Gasuku ngo wajya ureka gutukuriya mubyeyi, hari umubyeyi nk'abandi babyeyi bose. Ariko twe tugiye gusura jihadi. Tugiye gusura ingabire. Sabari ku itariki 8 z'ukwa. Anafungiwe muri gereza zimwe na Vigitwari nk'umubyeyi wiwe. Skurizes Pastor Ubaye wagegera munsi y'ubu. Twari twavuze tuti ni gute umuntu yagonga polisi, umupolisi agapfa hanyuma akaza rwihishwa, ntibamuduhe ngo tumufotore tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye. Umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. Yes, mumbabarire tuganire kuri uyu musaza. Hari amagambo Scovia yavuze ubwo yari yagiye kwa Minyone, avuga ngo muri iyi si dufite abantu batatu. Umuntu wa mbere ni umuntu kwanga ntacyo mupfa ntaho muziranye, ariko akarwana nuko azajya gusebya
ahantu hose ageze agomba kukuvuga nabi. We nyine aricyo satani ariwo murimo satani yamuhaye. Buriya Claude nushake ntuzajya uribeshyira ngo uri umukozi w'Imana. Wowe uri intumwa ya satani. Kuko ibyo ukora nta muntu ufite cyangwa se ubana n'Imana cyangwa se usenga wabikora. Nta muntu ufite imbaraga zo gukora ibintu nk'ibyo ukora afite ubwenge butekereza. Ariko se ubundi reka nkubaza, jihadi kuva ku munsi wa mbere bamufunga nabonye unejejwe nuko afunzwe. Views yagiraga icyambere cyo ntazo winjiza, nta nizo ugiye kwinjiza, ntuteze no kuzazinjiza. Kuko ndagira mubwire ngo umugisha w'umuntu nuwe nkawe. Ikindi jihadi yarafunzwe ariko ubuzima yabagamo cyangwa se yahoze arimo ntabwo wigeze ububamo. Na n'iyi saha uracyari wa Claude, ahubwo aho kugira utera imbere warahubutse, ugenda umanuka gake gake. Icya gatatu, jihadi kumufunga hari umushahara winjiza kuko afunzwe, hari umuntu biguhembera, hari umuntu bikwishurira. Je byibuze iyo yaba ibiganiro ukora nk'ibi ngibi kuri jihadi cyangwa no ku bandi bantu bose ubikoraho, ari ibiganiro ukora byibuze ukagira ikintu winjiza cyangwa se ukagira umusaruro runaka, ukagira inyungu runaka ubona kuko abo bantu bafunzwe, naguhereza respect. Ariko ikimbabaza nuko ibi bintu byose ukora n'ubundi bikora nta nyungu zifate kugiye kubivanamo. Ariko nongere mbigusubiriremo ngo umugabo Mbwa aseka Imbohe, aseka Imbohe. Kandi no mu bantu jihadi ntekereza ko akeneye ko bamusura, ntabwo akeneye ko ujya kumusura kabisa. Yabikweretse ku nshuro ya mbere akiri muri RIB, yakugaragarije ko mu bantu yifuza cyangwa se akeneye ko bazamusura, ntabwo akeneye sebirado cyangwa se papa bisebo. No, mu bantu akeneye ko bajya kumusura ntabwo urimo. Kandi hari yari nawe isaha n'isaha wahisanga. Kandi si nuko utakoze ibiganiro byakujyanayo, ahubwo nuko Imana ikiguhagazeho, nuko Imana ikiguhagazeho irindiriye kureba ko wakwiyana cyangwa wakwisubiraho. Ariko nibyanga amaherezo uzisanga amageragere. Haki ibintu nkubwiye, haki ya Mungu ibintu nkubwiye bizirikane isaha n'isaha, nutisubiraho uzisanga amageragere. Kuko Imana iracyaguhishe, Imana iracyaguhagazeho, iracyagupfa isoni. Imana nyine iracyarindiriye kureba ko wakwisubiraho. Ariko nutisubiraho uzisanga. No mbabazwa n'ukuntu uba washishikajwe no gukora inkuru hari kugakotora mu buryo bungana kuriya ngo umupolisi ngo wanyoye inzoga ngakagu ayiwe disi we yakoze urisebe radio koko singa yabe bivuga urisebe radio kwere urisebe radio yo ubundi nagira nkumubaza Irene muri ndahabi urwango wamwanga uko rungana kose Irene muri ndahabi uko wamuvuga nabi kose tekereza nta gaciro byagira nta gaciro byagira mwana nta gaciro byagira. Ariko icyiza nge nakubwira ushaka wakwisubiraho kubw'ibiganiro ukora, kuko mu minsi iri imbere ndakurahiye imbyino uri kubyinira ku mibabaro y'abantu mu minsi iri imbere tugiye kuzibyina. Imbyino uri kubyinira ku mubabaro w'abandi natwe tugiye kuzazibyina. Ariko uru rusaza rurakabije gusa ikibabaje nuko ushaje
nabi kandi ushaje wanduranye. Nicyo kibabaje. Ushaje uri wa musaza urwanira n'abana b'umutsima. Nicyo kintu kibabaje. So mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane kandi mbahuza ku mutima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda kandi Imana ikomeze kubitaho. Shalom shalom.